ese sheri ubundi watazanye Prudence Prudence ushaka numva njye ntabwo se njye nawe wako ufite ikibazo nini none se ningeje kukuronga cyangwa se nose uri kufite inda ko natagutereye akabiri yego ubwo tugire vuba we tugire vuba basi tugende nta kibazo ndaye kitanura yemeye matako yavunitse ewe onjya kubyara iki kigabo kiramutse ko ntabwo umwana twamuteganyirije none se ibigomo zabigura iki ese we wangura icegitende kandi nwe se ninda kubyara umwana nzamuteruramo ntabwo wakogombye kubivuga gutyo gusambana se nibi nese zaje kugira zahinduza n'umugabo ahubwo ndaza ukambwira ngo sheri ndatwite utwite azarya iki none nyohereza bino bise ndarya se ngo wazanye ibitenge ngo wazanye ngo rugaburo ngana ko nabona nanjye meze gushya nubwo ari urugaburo runini narwo rwishyuye menshi nta kibazo njye n'undi sida ndayihanganira ihanganira ntusi kutunguwe ihanganira sida rwose ko ngwese kanseri n'isigaje igihe gito yakwisi siko bwanakeye wa uko se umuntu azana umugore ukajya ngo ni vaze yazanye umuntu naheruka kurya mu nda habaye nk'aho ivuwe nshimye ko nta n'ahantu njya sha n'ubundi naho najya ndisungiye hanze nibanze ikabutura yazanye uruhumbu ntabwo umugore ajya mesera nta mazi yo gukaraba mu maso ntaki umva madamu Marisiana urisaba nanise ntabwo ndi umugabo mwiza iyo ndi umugabo mwiza nanjye mba ndya nk'abandi umuntu uba warakodesheje inzu nkamenya buri kimwe cyose kugenda ukajya wanyura ibyo ukazana umufuka w'ibishyimbo tukwirira ahubwo ndende uvuga ngo umufuka w'ibishyimbo hariya wahinze imirima inka wazanye iyihe mirimo ahubwo ndaza ukambwira ngo sheri ndatwite utwite azarya iki none njya kukubwira ngo intere indasi ariko iyo nda nayo wakagombye kuyihahira itaravuka ikazasa ngo warayiteganyirije ati twahuye nwete twahuye nsa gutya twese ntabwo byatugwiririye se wenda reka mvuge ko wenda kuri we byabaye impanuka ariko mbikora we ntabwo waryoha uwo agiye kundana mw'iyi nzu ya chambrette harya imaze nk'amezi angahe mazemo imyaka 8 umuntu atwita amezi 9 kiraho ukundi kwezi ko kugutera ushyiraho n'andi mezi 3 twabanye mbere ntarayigutera ubwo abaye amezi angahe 10 nangahe amezi 10 nangahe hari n'ikintu wari wazana muri uru rugo byibura kiguze igihumbi we wazanye iki nakodesheje nda nakuza onera ninde yazanyemo umugore kugira ngo wanzanye kuri yo nyohereza bino bise ndarya se ngo wazanye ibitenge ngo wazanye ngo imyenda ngaho gendeye ibaze benda nanjye nayigureye ko nayigure se we wangura icegitende kandi nwe se ninda kubyara umwana nzamuteruramo mu kide cyangwa namushyira mu yego byo tubyihore n'ubundi ururimi rwoshywa n'urundi sibyo ushaka ko tujya noneho umugende seriye niba ushaka ko nzagwa mu rugo rwawe ugasigara uri wenyine ukaba umupfakazi ibyo bimbi ntabwo nyamure nyabarongo ngambwira mugabo mwiza nari waruneye umwaka ngiye kukubwira umbabarire unyemere ariko iwanjye ntibazabimenya bizagenda bibanga ryanjye nawe sinzagire n'ahandi hantu mbyumva niho nzabona ubwenge bwawe bushingiye nanjye nkabona ko nashatse neza nkabona ko nashatse madamu iribagiza ibintu nyine umuntu umeze neza mazi yateke bya bindi ugeze unshimagiza ngiye kubonera mu mikorere yawe nta kuntu bagenda hariya ku muhanda harajya mbona abasore baza gutega inkumi urumva iyo nda yawe nyine hari ukuntu wigira nka gutya ntibamenye ko unayifite ukagenda wunamye nka gutya ukora ko wazana udufaranga tukirira nese ino nzi ko tugiye kuzayigwamo none se sheri uwo mugabo nzagenda muvane hanze azema iki hano mu nzu niyo uzasanga ndyamye sinzaba nzitira se twapanze nzemera nsohoke dusambane se amafaranga ntabwo wakogombye kubivuga gutyo gusambana se nibi nese zaje kugira zahinduza n'umugabo nyine muvugane kwaje kwa pra nyine muvugane kujye kumuhape neza kandi abagore batwita abantu ngo barabakunda kirango amaze kuko niyo tisabwe oya reka mbanze nkurangirize nyine ngo umugore utwite hari ukuntu ujya bavuga ube bameze nk'ubuki buvanze n'isukari nawe reba ubuki n'isukari ubivanze none se sheri ko njyaje kubyara iki kigabo kiramutse ariko ntabwo umwana twamuteganyirije none se ibigomo zabigura iki iyi nzu tuzayishyura iki icyo kurya urabona ni hatari nanjye ku kazi baranyirukanye nakoraga irondo urabizi hari ahantu narindaga inzara nyine kuri botike yarahobye none se nzongera ujye gukora he
nese shere ninjya kuzana icyo kigabo ninzana icyo kindi kiyo kimeze gutya oya uko byagenda kose niyo cyakwica ariko ugasiga umwana nawe akazabaho neza umwana n'umugore n'umwana ukunda nese kikujyaho kikagwa nk'ibihumbi ijana wowe ukipfira hari ikibazo nese nindamuka mpfuye umwana akiri mu nda azavukira kwa muganga azavuka atese napfuye ntabwo uzahita upfa ako kanya uzasambagurika ngo ujyane kwa muganga uguteruremo umwana wowe wigendere dusigarane amafaranga dusigarane n'uruhinja njyewe napfuye usigarane amafaranga usigarane n'uruhinja ari umugabo nyurera uruhinja nese uruhinja rwamara isahani none se mfite amabere yo konsa umwana ibyo byihoreye umwana nese ntabwo yanywa amata akabaho amata aserera uruhinja cyangwa wajya uyinywera kugira ngo bwanwa mbona uri umubyeyi nkagira ngo uzi ubwenge ubwo ibintu uri kuvuga nawe ntabwo uri kubyumva nese abo bantu batanga ejo heza urumva ayo mafaranga bayishyuza byari abafasha byari ntabwo bafasha n'igihe batakiriho ahubwo shereza ubwo nubwo uvuga ngo banasinze ko ari wowe wasinze ibintu ngiye kukubwira wa mugore we ntukajya undushaka uburakari ngo undushe amagambo ubundi ninjye wagushatse cyane wowe wanshatse ese mbaranshatse njye ntabwo ndi umuntu mukuru ntabwo nari nuko niba uri umuntu mukuru kutubatse inzu wowe ngo unzane nkuzana se ubwo waje kunkuraho niberaho neza ndimo konje ifiriti simperuka no koga ntabwo twajyaga dutinda nari nijoro wagera iwanyu bakakuraza inyuma y'igipangu nuko nagukundaga wowe kubera impamvu nagukundaga wabaga wakiriye geto nziza ipantaro nziza za deshire n'amadurubindi urumva amadurubindi se none uragira ngo nambara amadurubindi noneho n'igihe ndi umugabo none se uzi ko umeze wazi ko wagira ngo usiga gukorera akazi k'ikiryakariho yaba nakoraga ikiryakariho ariko nkayazana nawe wajyanye mu ndaya wowe se uri iki ndi indaya umugore mwiza nyine ngende indaya gacika umuntu nyine nishatse kuvuga ko nyine nakuzanye n'ubundi ukundana na ba Tadeyo kandi wibuka ko wari utwite inda itari iyanjye nta mwana wasize mu cyaro se reka wibuka ko nubwo tubana uri umufiyemeri kandi ngende cyaro wa papa wawe nubwo papa wawe nyine uriya mwana azi ko ari uwasiko mu cyumba icyubahiro narakubyangiye kukubyarira ngenda nabyariye papa wawe none nawe ngiye kukubyarira aka kanya turi saa 8 urumva zigere saa 9 uyu mutare ko njye kumara kandi ari we turi burari sinzi iyo ndi kukubwira ibintu uzanamo ibindi wakumvisha ibyo ndi kukubwira cyangwa se ugashogoshera ukagenda ukajya iwanyu nanagusohora wibuka ko abagabo badasaza wowe kujya nsohoke muhinzi wowe wayisohoka mukaca bayi mukajya kwa nyina ibintu nakubwiye twabyumvikanye ugiye kujya ugenda nawe utege nk'abandi wimodaringe wisiga iminwa umere neza ugenda uza n'umugabo hano umva wakigorya ushaka ibigore by'ibicucu n'ubwo ngubu urumva acurama amaguru ntabwo ujyayo nzigire yose bazagusara mu kabuno se nyine njye nibera umupfubuzi se njye nyaza genda ujye pfubura ibintu ngiye kukubwira genda uza n'umugabo aguha amafaranga tubone n'amafaranga yo kwishyura tubone n'amafaranga yo kugura igikoma tubone n'amafaranga yo kugura ibigoma by'uyu mwana bitabaye ibyo nzu nzayigusigamo n'igendera kandi ngende iseri none se hagenga abo bagabo baheka oya reka njye kwiryamira abo bagabo nyine babaheke nyine banzumbira aba bagabo baba sinubona ko na abagabo baba uko mbona izuba rirenzera kanjye ku muhanda njye kureba ko mbona abantu ko ndabona imihanda yabo sheri we nikambe nyarukiye hano ku muhanda njye kureba ko nabona akaronko ukoropiyo nyine hataza umuntu ugasanga urumva akanyuzamo ijisho sibyo kanyarukire ku muhanda nk'iminota 5 ariko sinzi ko bari bunyemere kuko urabona ndaremerewe cyane ndakuriwe byataje twaba uri byumweru 2 ngo nibaruke kanjye kureba yagiye noneho n'umunsi turajyaga kwiritiwe cyakoze muri ninjye washatse noneho nitumara gukira none tuzahindurira akarangi ntabwo ari iyacu ndibutse tuzahita tujya kubaka hariya mu mujyi wa Kigali haraza Nyarugenge nagenda akabona abagabo 10 wenda umugabo reka mubarire ku 8 abagabo 10 ni 80 tukarya 10 tugasigarana 270 turagura n'agafuka k'umuceri ese ni ikimumbu yera ikindumba
ariko ntabwo mperuka akaburusheti. Burusheti y'ihene, iy'akabenzi n'iy'inka, burusheti eshatu zirahagarara 12,000. Genda washatse reka nkorupe mutaze gusanga hasa nabi ndagaza. Ukundi ko ari ukugora, ubundi abagabo bajya bakora no kugenda bwanagura neza. Ndumva nta n'imirayi isigayemo hasa neza. Ndagatoresha amagasiga ahangaha ndebe ukuntu umukiriya ari buze kuza agatera. Ntabwo nagakambuye aho. Nanjye ngiye kubyakitinga nk'umuntu waba aje kugura wenda umukiriya araza. Sheri ni karibu se agakandagiraho hano noneho akinjira. Ndi kubikora nk'ukuntu umukiriya nawe araza kuzana hano hantu. Apo ni ibingibi rwose. Ubu igisigaye noneho ni inoti ubundi wanakize. Umva rero ukuntu bimeze ubundi ndaguhaga ko utavuga mu biciro 8,000. 8,000 ntabwo nabiguha yose. 8,000 yose ndaguhumbi ibintu kari make hasi ujya nongera ahangaha nayungaye ibindi bine ko 8 uyagabanya ariko 7 basi biracyari benshi. Wenda kagira 5 urebe ukuntu mfite gahunda ndukumva ubwo tugire vuba we tugire vuba basi tugende nta kibazo ndaye 5 urayemeye nabona ndatwitura rwose takwijyanira nta bibi ageze mu rugo nangaha nta kindi kigabo kiri Sheri nta kigabo ngira ikigabo cyanenda cyaranaye cyagiye mu cyaro gukora ibiyende utatsi na namara n'iminsi nk'ibiri bose umumara iminsi 2 uramanga iminsi 2 angahe nako 2020 Sheri nese sora mara iminsi 2 kandi ndaguha neza uko amakose ntabwo narenze 8 ese Sheri ubundi watazanye Prudence ushaka numva njye ntabwo senje nawe wako ufite ikibazo nini none se ningeje kukuronga cyangwa konje ufite ko ufite inda ko natagutereye kabiri ushaka kutanera indokanira sita cyangwa nose ni gute narira ubumbo mwishashi Mombo se we yamishashi kubise ari muzima yowe ndi muzima ahubwo nakabaye mfite ubwoba kuko ari wowe urwaye ndarwaye urarwaye ndatuma ni ubwo ndagwa bitaro ni urwaye urarwaye rwaye sida rwaye sida imisara 5 Muki sida imisara 5 tantera ubwoba si ni 5 ubwo nyine urwaye sida rwaye sida imisara 5 apo nta kibazo ngiye n'undi sida ndayihanganira ndayihanganira ntose kutunguwe urihanganira sida yose ko ndwaye se kanseri unisigaje igihe gitoya ku isi rwaye sida rwaye kanseri byose sida na kanseri n'ibyivangavanga birabyara iki birabyara sida kanseri n'isuko byabyara iki birabyara iki birabyara sida kanseri ariko ngiye byo nta nubwo ari n'ikibazo kuko n'umuti wa nyuma ngiye n'undi ngena nawe ako Sheri nanjye mfite ikarito y'ibinini bya sida hariya mu nzu nanjye nta kibazo karito ibinini bya nyuma kwa muganga barambwira ngo nzabinywa ariko napfuye barambwira kwa muganga ngo ibinini bya sida bya nyuma nzabinywa ariko napfuye ubwo rero duhuje ibibazo twese turi ba nyakwigendera muri makeya wagenda wenyine kandi ugenda mu isi ugiye gupfa wabyanga wabyemera kagende mu isanduku none se Sheri nahanya hasi buriya n'uyu mwana uramutse unyemereye kugira ngo buriya se ntanamwitaho ntamwitaho rwose ahubwo icara ahangaha ayiwe humura ntabwo mugica mwica ahubwo humura ntabwo mwica ngo nase ugira ngo nzamwitaho ugire wasiriga ese Sheri kuja kumuramo umwana umwana wawe umwana wawe nta kintu mugira rwose humura
ukuntu bambye ngo n'umugore ngo utwite ngo byaba ari sawa araryoha ariko niko njya numva ari kumwe se mundi nk'iyi nzu ubundi yishyura ngahe ishyura 25 se 25 byonyine apo iyi ngiyi ngewe nane kwishyura amezi nk'atandatu mwatinzemo ni ukuri pe none atandatu yose nako nyegera ku ndundi rujya kure yanjye kubera kisi nyegera rwose baje bakosha amezi 6 wowe nyemera ko kiriya gikoze ugiye kukirukana ubundi nkagenza nanjye tukibana ubundi muri ubundi wowe waje gukora icyangama reka tunikore cyangwa mekunyisa amezi 6 uramukozi ndatamuha priave atagenda kana bya priave mwirukanye nunanga kano kanya mpereke ngiye njyawe n'utuntu toto njya gipfa kuba kumpa neza ukandyohereza ibintu ubundi njyo banzeho Chera kwa chatsama ku munwa kwaranwita ndatangira iseseme ntari uretse kugiye kuruhase kandi ntacyo nari nakore ahubwo reka ngire ntangira urabibona ntangira ahubwo akazi nyine wumva se akazi gakurikiyeho nyine nuko abona ushaka nta wundi ntabwo kuramo imyenda wowe ikibazo ntabwo ushaka kuramo ayibona urakureba ariko wihangana pe kuko urabona wagwaniye nanjye nta kintu amafaranga ubundi amafaranga twavuganye nangara umwishyura ndabona hari niba utari kubikora neza maze mwishyure mbere niyo mpamvu hari utari kugira ibi ngibi rwose ntuzongere no kugira umuntu uza nangaha ubu ngubu usazanye batatu byagenda bite mbishyure kugira ngo wenda wowe akiyandikiramo nomero nandikamo nomero nta umuntu umwe amara isaha imwe ebyiri eshatu enye baje saa saba none kugeza saa 9 none reka ndenzeho n'igihumbi kugira ngo wemere ko ndenze gahita ndenze siko wavunye 8 reka waje wambaye ibirenge ngira 9 yakugezeho Chera telefone ntabwo mashyikira nguye no telefone akiranye guhe